urabona ateye atava izuba yo mu kinti rwuma rurahehera cyarangiye se kukakira ubikatiza ariko byari bikiza byari bikiza urumva rumaye gusuhuza abantu okay nari ariko wa mugano umeze neza meze neza ntari twangu iki nitwaye Mihaba Inshuti ikaze yaba inshuti murakoze cyane hanyuma haba inshuti ugiye kuducurangira kaye karembo mbere ko twinjira mu kiganiro twari dusurutse abantu indirimbo hari ni nyinshi ariko nshobora kureba wenda nk'imwe naheraho nta kibazo nyaruka nyarukirayo umumbwirire azaze ejo utumutima wagukunze urakumbuye uzaze ejo utamaso yakubonye abona uhise ati niwe utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe erega ndagukunda erega ndagushaka uwukunda umushaka umwifuza hafi yawe neza kugira ngo umenye gitari gutya n'ibintu biba byagutwaye biba byaratwaye igihe ariko uko umuntu agenda abana abibamo bigenda biza gake gake yego mbere wiga gucuranga gitari ukumva urabimenye akanurimbo wacuranze bwa mbere nakaye akarimbo ka mbere wenda nacuranze gute namenye gitari izuba rirarenze n'irigimwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umusura agiye icyuya mu gahanga umusura ashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino kahose jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge mu gatuza bimeze gute kumva ucuranga indirimbo ukumva amanota arajyana n'amagambo uko umuntu agenda abikora kenshi niko agenda abimenyera ukagenda ubimenyera ku buryo wenda ugenda wahuza amagambo n'indirimbo yego uretse kuba rero ubikora ugacuranga ukumva uraryohewe n'ibyo birakunejeje no gucuranga akarimbo ukumva risawa birashimisha abantu ikindi kintu uvuga ati byangejeho niki urebye nta kintu byari byangezaho cyane ndabikora nkishima hari igihe wenda njya no mu birori bitandukanye nkacurangira abantu natse umwanya hanyuma nkabikora nkabona abantu barabyishimiye bakambwira ngo ni byiza babikunze nuko hanyuma gucuranga gitari ushobora kubyigisha umuntu akabimenya cyangwa n'imana n'ubundi busanzwe ufite oya umuntu arabyiga ibintu byose umuntu arabyiga
umuntu arabyiga akabimenya, nanjye ndacyakomeje kwiga, ariko nanjye hari aho ngeze. Ariko nubwo bikiri bikeya, ariko ntabwo nabura icyo mbwira abantu. N'undi muntu rero wakenera kubyiga nawe yakiga akabishobora, akabikora kandi akabikora neza. Yego. Ni sawa cyane. Hanyuma uravuga uti gitari ubundi ku bantu batayizi ubanza kwiga amagambo, ese uhita ufata gitari bigenda gute? Buriya biterwa n'umwarimu wakwigishije. Umuntu wakwigishije niwe ushobora kureba uburyo aguhereza, ariko biba byiza iyo umuntu yize teori, nyine ibintu bifite paratike. Iyo wize teori umuntu arakubwira ukamenya inota, niba akubwiye inota rya do ukarimenya, nyuma akaza kukwereka uko rifatwa, hanyuma ugakomeza wenda yose ukayarangiza, cyangwa se ukiga ayo ushoboye. Ni ibyo, ariko teori niyo ibanza kugira ngo ubanze umenye ngo ngiye kwiga inota rya do, ndiga solo, ndiga re. Yego. Ku rwego wavuga ati ngiye ncuranze indirimbo iyo ari yo yose wansaba nahita nyicuranga, ubu ibyize igihe kingana iki, cyangwa ntabwo bikuba ngo ni ukubyiga amezi runaka, ushobora no kubyiga igihe gito ugahita umenya byose? Umuntu wenda wabyiga bisaba igihe, ubwo urumva bisaba kubanza kwiga gitari akamenya amanota, hanyuma agafata n'ikindi gihe cyo kwiga indirimbo. Bifata rero igihe kinini cyane. Ariko ushobora kwiga amanota wenda ukayiga amezi, bitewe n'uko ubishoboye, amezi 6, cyangwa se n'ikindi gihe runaka, byaterwa n'umuhate ufite n'uko wabyize n'uburyo wabyizemo. Hanyuma ugatangira kubikora, nyuma noneho ukaba waza shaka uburyo wiga n'izo ndirimbo, ku buryo ucuranga indirimbo nyinshi abantu bashobora kugusaba, wenda ukaba wazicuranga. Yego. Sana. Hanyuma dukubita kandi karimbo kamwe kugira ngo abantu bataza kuba bored. Dukubite live. Nagenza amajoro n'imitaga, naraye nagohetse ntango yindiho, niriwe mbunga nta mbaraga mfiteyo, nari umugaragu w'urukundo, nari umugaragu w'urukundo. Intimbira zonga iyo ukunze utakurora, umutwaro ni mwinshi uwo nkunda ntarabimenya, abimenye se yasubiza iki? Mutima wanjye urashenga barayo, iyo aza kumba hafi ko nze yanyihoreze, iyo aza kumba hafi ko nze yanyihoreze. Ukunda ntako bisa iyo ukunze ugukunda, yewe nyabusa uwo nkunda, uwo mpoza ku mutima, bwira nawe niba unkunda, oya bimbwire mbimenyeyo, zuba ry'umutima wanjye ntuza mpemukire, zuba ry'umutima wanjye ntuza mpemukire. Uwo mwana w'umwari niwe undutira bose, niwe nyina w'abeza, niwe unyuzuye umutima, niwe nyina w'abeza, niwe unyuzuye umutima. Yo namwise umuhire umwuhiga bose, namwise umuhire umwuhiga bose. Iyo bibari bishoboka nahita mera amabaga, nkogoga ikirere nkisangira uwo nkunda, nkabona uwo nkunda, nkaganira n'uwo nkundayo, mu byishimo byinshi n'umunezero, mu byishimo byinshi n'umunezero. Ntabwo wenda tubivuze gutinda kugira ngo wenda tuzongera tuganire dufite akanya, ariko icyo wabwira abantu, usuramo indirimbo z'abandi bantu, ufite izawe, ese umuntu yifuza kugutumira bigenda gute? Umuntu yifuza kuntumira, mbere na mbere mfite YouTube channel
yanditseho Emi Habinshuti, abantu bayisura. Hariho indirimbo, izindi ndirimbo za kava, hariho n'indirimbo zanjye bwite. Hanyuma rero mfite nanone nimero ya telefoni ni 0788 40 71 64, 0788 40 71 64. Umuntu yampamagara, yanyandikira kuri WhatsApp, ibintu bikagenda fresh. Inshuti wakoze cyane kutuganiriza. Murakoze cyane namwe. Murakoze cyane kubana natwe, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.